Yesu ko numva bari gutaka we. Yesu kamera wangu. Yesu we mana yanjye. Ndebera na Pritas n'ibiki byose. Arakoze kuri imbere ya kamera nishe. Umva kuri imbere. Cyangwa se nyaguha amafaranga rero kuzafata. Uroze kuri imbere ya kamera. Amafaranga yose nyagorere. Ukeka ko ibyo wakoze. Nyuma yayo wenda n'umwana twakaenda na muganga ariko muri sitamaze ni iyi. Okay, reka ngari ku musozo w'ikiganiro cyangwa iwimbo. Abana ari ibintu by'amahane. Boro saho yabaye. Nimuzane si ya meto. None se nawe ushikiye ko mukuru wanjye bamuca inyuma. Wabigiye wabikora iyi. Nimuzane si ya. None se urashaka atakubyigirisha. Aho nagiye kuvugira. Muzane si ya meto muyikati. Nagushutse. Oya nagushutse. Basema. Ibintu birasa. Kamushyiramo imiyaga nkakuvugira. Ibyo bintu nuzabivuga umugabo wanjye yumva n'umunsi n'umwe ndakwiye kandi ko kumenya ko yazavuga azabyibonera kandi kuza barafatanuka tukava habibaye se muga tubwire nyine uko biri bugende uraza bafatanure. Yes, reka nizere ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi ukoze subscribe umuntu ushimye cyane nawe turayikora uyu ni mwanya ngo kugira ngo yikore ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye bicace mu gace mwami byashiwe niko nitwa izuba ryava imvura yagwa ntabwo tuya ducika intege dukomeza gukora akazi kacu nkuko tubishinzwe ibintu bikabasha kugenda neza mu mpande enye z'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse iburengera zuba tusuza kandi tubaha nikaze. Okay, uyu munsi rero nkaba nahamagaye n'umuntu ngiye kutwara inkuru tujye kubasangiza igira hino kabisa. Abantu bajya bambwira ati kakano ko kuvuga ngo mibigi njebege ukimba ngashyizemo nyine mbasuza mwese mutumva ururimi rw'ikinyarwanda. Meze bite wangu? Meze bite? Ni fresh. Kuvuga ngo rero ngiye gusangiza inkuru. Ibintu byaraturenze byaratunaniye. Nko muri famille y'iwacu garafureri wanjye aba Nigeria. Afite umugore ariko amuca inyuma amuhereza amafaranga ibyo nta kintu waba yitayeho amafaranga yose arayatanga basanga akamuca. Ayo umugore se nyine garafureri we yaho umugore wiwe nk'ubu yamuhereza kumuhereza $1,200,000 yawe kagiye gukora ifamu none amafaranga ntituzo yagiye n'ubu ngubu kugeza amagingo ifamu y'ingurube se cyangwa yagiye gukora ihene kuri ifamu y'ingurube nyine ngo bashaka gukora ubworozi none ubu kugeza amagingo ya mfite amakuru yuko bari kumuca inyuma hari inyuma garafureri wawe garafureri yanyohereje nimero z'umuganga yari yashyizeho uri kumunekera umugore we yari yamuhaye umuti kumunekera none garafureri umuganga yabonye kuri YouTube bita Kivumbi yamubonye kuri YouTube yamuhamagaye amubwira ko bamataniye muri shambure hano hirya nahageze kare ya shambure nabonye ifunze ariko ntabibonye barimo iyo nkuru wabyone se ko barimo nabajije n'amakuru y'abantu bahakora bakuye ko binjiyemo vayo ngende mbikwereke cameraman tugendane kugira ngo rero tujye kureba ibyo ari byo nawe ariko urabyumva ese ubundi ko abantu bagakomeza bakiterera bamukorera buri kimwe ariko ugasanga bashaka gusubya umuryango twebwe wacu ntacyo tubuze ariko usanga uyu mugore ese umugore wabo niba ntacyo muzi wanyu ubwo iwanyu niba ntacyo muzi wanyu iwabo wo mugore wasaba kibuze na n'ubu ntabwo tuzi ikibazo afite none amafaranga akayabona akaba nta kino urashize rero umuganga yahanyewe yambwira ko ari ahangaha nyine ujye kugira kimbere turebe ibyo ari byo ese cameraman ngwino ntabwo ngewe nshaka gusa kwakinze mwakabyara mwe arakinze ariko barimo ndabizi neza ambaza umuganga uze barakingura umuganga waje unyobora zena kubwira ubona umukazana wacu ati bwo iyo uva indimwe n'umuhungu washatse umugore mukuru wawe ubwo n'umukazana wacu nyine urumva ni umugore wanjye ariko uburyo bw'umuryango turajyamo gute siko ikibazo
kandi niba tubona ntibanadukingurira yewe amaze umuganga kuko niwe wakinyobora angeza ahangaha nayo mvuye ku Gisozi niho dutuye mujye ku Gisozi yambwiye ati bari Karuruma aha n'aha uyu yajya kure ntaze kugira ahangaha ikibazo ntabwo ari nuko nyine igisambo kigeze igihe cyo gufatwa muganga yambwiye ati muvugishe 70 bari gutaka se mwakabyara niko yatubereye ubundi byashikanyaga ko kivumbiye gutora ubusurire mwakabyara n'ubu ndi gukomanga barimo ariko banze gukingura undi ibisheke ni umugano cyane uravuze umugano ko nta mugano uri hafi ibisheke imyembe umugano naho umugano nguri Ese muga agiye guca umugano ugiye asigaye nkuvugisha ibi bintu birakora hakinguka urugi kandi rufunze rwagenewe gufungurwa n'urufunguzo birakora cyane ni muganga kibumbe muvugana muganga kibumba na n'umuhanga mukorera ese birakora muga rero nguyakize tunashibonye muganga ndi gukurura bikanga hafi ibyo gukingura suzi ko ngukunda wamba buri tansenyera wa mugabo abo bakomanga humura niba nyiri inzu nyiri inzu si bomenye yagenzwa n'iki shiri ako sitiriya kandi urumva umuryango twawugezeho n'umugano nawuciye inshuro 3 asoje arafunguye we Yesu kurumva bari gutaka we Yesu we kamera wangu Yesu we mana yanjye ndebera na Pritas n'ibiki byose itangazo nyuma kuri ryaje baba we ni wowe uyu ni Yesu we uyu ni twafashe inkuru nyinshi Yesu we uzi ko nusu uyu wamukorera iki ibi none biracana uyu wamukorera iki nari kubwira ngo kugira ute neza ngo ndikukura bikazana n'umubiri ngo ndashaka aho uri kugura kubutse mugabo utakoze bakuzazuwa iki dia kwigiye gucika ako shabo azana n'amagara nukuri ko Imana ndi gukurura bikanga kuvamo bikazana n'amagara ya waje committed ana yanjye Yesu we uyu muganga yanyoboye ambwira ko nkubita umugano ho gatatu no nyine ibyo yatubwiye mwese barabikiza ati mwese ibindi sa basi nimuzana ishoka Imana none ibi turabigenza gute ubundi nk'uyu nguyu kamera bayi nk'uyu tuyireke twigendere ubundi shini cyaheye uri kuhamena amatwi n'ubundi ndeba byanze uyu nguyu ntabwo arancika uyu muri mame nze mpamagare muganga ntabwo ari kwiyitaba koze mwana kuko tubigeze muganga aradufatanura muganga aradufatanura Imana ibintu ndabona nanjye bindi wari ukora amafaranga ajya mucyo gusa wirirwa yatanga muri abagome ibyo wambwiye nabikoze byakemutse amahane aranga wanyoboye Kiroso bakubwiye ko turi kumwe ariko bafatanye vugana na Kiroso wumva muga ni Kiroso muri kuvugana nese abantu bamatanye barimo baraboroga ngo barakurura ngo bikumva birimo birazana n'amagara ibi ni ibiki none barafatanuka tukava habibaye se muga
none se wabatabaye ko n'ibintu byakomeye bari kuboroga. Tubwire nyine uko biri bugende, uraza ubafatanure. Ntabwo twagize twakuruye byanze. Guki? Vuga. Ndakumva. Uno mugabo ashaka wa mugano yagukoresha gukingura bigenza ate? Ukubite ku mirambizo no ku musego. Wagati ku matari wabyumvise banza wumva ari kujya kubwira ngo akubite dusubirire ku musego no ku mirambizo birahita birangira barahita bamatanuka. Atancika uretse atancika muga umva nyine nubwo uri mu kazi ndashaka kubwira ko ukora ibi bintu bimeze gutya utari aha ngaha nizemba no gukoresha. Sinzi mukuru wanjye yaguhaye se ubundi wari gutambitse none se birago 200 yamaye byaratakaye ubundi se yaguhaye kubera iki yaramwe ngo miliyoni 200,000 wavuze ko ugiye kugura ifamu ugiye korora nagiye ngiye kugereka ngezeyo baranganiza abantu menshi amafaranga cyafite ubundi navuye bayanyije batuzi nimba baranubure naye narigeze ndayabura ariko ndabona ko ni umuvuzi rero yambwira ko nkunda buri gihe naye nyine umugabo wanjye yagiye ako se barambwira nawe uriya mugabo ureba iminsi amaze agiye uriya nawe yazaga akambwira ngo arankunda nyine yabimbwira mwumva nyine nanjye ndi kubishaka none se ubwo nari kubigenza ariko ndakwinginze uri musanze ndakwinginze n'ubibwira umugabo wanjye yahita nyura urusa nyirukanye nawe ko nuriya mugabo naje hano ari umuhamagaye nisi yabimenye nisi wari wafatanya atabimenye se iyi kamera urabona igarukira aha ngaha muri iyi rogero cyangwa ubeshya we noneho yanyica mazi nisi uracyamukeneye umugabo wanjye umukeneye yishyize amafaranga yiwe umukeneye amafaranga yiwe urabona muryohereje n'inyungu nziza iyi kamera basi mureka tuyigure basi bishyure uyu mugore ugura kamera se iyi kamera nanjye wangura se urashaka amafaranga ngahera oya sinigurisha uyu mugore uko narayataye pe ntiwakwitaga indaya nkagushyiramo imiyaga nkakuvugira ibyo bintu ntuzabivuga umugabo wanjye yumva n'umunsi n'umwe ndakwiyaka reka tubaze ikiganiro iyi video cyawutse igeze inyuma iyi video wavuga ngo muyishyire hanze nyine kuri iyi si basi kugira ngo